reka mbasuhuze inshuti zacu mudukunda mwamuherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'ibisanzwe rero turagarutse n'ubusesenguzi bwimbitse bw'ibivugwa kuri politike nk'uko musanzwe mubimenyera. Hano ni ku karere kacu ndetse na Bright MI dufatanyije, ngewe ni Emmanuel turi kumwe, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Bwana Mupenda Joel. Amakuru amakuru turakomeye. Yego, ni byiza cyane. Turaje ubu twahinduye indi page. Yego. Natwe turaho tumeze neza, turi kumwe ariko ubwo twinjiye mahandi hantu. Yego. Bitandukanye naho twari turi. Yego. Hari biri kugenda biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane bijyanye na politike, cyane cyane intambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko wenda coalition ya FARDC. Nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho kugeza amagingo angaya, biravugwa ko hano muri teritwari ya Mwenga cyangwa se muri sheferi ya Ruhinja no muri village yitwa Ruciga hari kubera imirwano nk'ibisanzwe, ariko imirwano no muri turayimenyereye, ariko noneho wajya kureba ugasanga hari igice noneho ujya kureba ugasanga cyabaye cy'umwihariko. Bikaba biri no kuvuga ko kano gace ngo gakize ku mabuye cyane, bikaba bivugwa ko hari n'abashinwa bagera hari kuri 20 bashobora kuba bahafatiwe. Kugeza amagingo anga abashinwa bari bavuye he, cyangwa se imirwano yabimeze ite kuri uyu munsi hano muri bino bice nk'ubwihejuru? Urakoze cyane Bwana Emmanuel, ngira ngo ukurikiye ukareba uko ibintu bimeze kuri ubu ngubu, imirwano kuri ubu ahubwo yahamurutse. Ngira ngo iracyahari, ntayo yashize, ntabwo igihari. Ibice byose ahubwo birimo abarwanyi ba M23, aba basore ndetse n'inkumi bita intare za Sarambwe nibo bahari, nibo babaye kuhagenzura. Ariko hano hantu M23 yamaze kwivanga na twirwaneho, ngo tuvuga gutyo mujyemo abantu bajye babyibuka. Yego. Cyangwa se tujye tubyibuka muri rusange. Rero byamaze kumenyekana yuko kugeza kuri ubu ngubu imirwano ikomeje kuri access zitandukanye. Yego. Mu minsi ishize Wazalendo bari bakomeje kugenda bagaba udutero shuma, bagira gute bashotora. None bisa nkaho M23 nayo tayari yavuze iti reka noneho turebe ukuntu tubaca intege, tuvunire mu mavi, tubigize inyuma. Kuri ubu M23 umujyi wa Uvira irimira ukanda. Yego. Ikandiramo aba FARDC n'abambari babo. Hari n'amakuru twamaze kwakira agaragaza yuko tayari kuri ubu ngubu rwose bamwe mu bapolisi batangiye kuva muri Uvira ba Kongo bahungira i Burundi. Yego. Hanyuma ariko iki gice M23 yafashe ni muri teritwari ya Mwenga nyine. Yego. Muri zino village wa Ruciga ndetse na sheferi ya Ruhinja. Yego. Aya mazina kuyafata mu mutwe biragoye kubera ko nubwo ari ntago ari amazina amwe namwe y'Ikinyarwanda. Ujya gusanga arimo nk'iringara aho M23 irimo iragera muri iyi minsi. So rero ni ahantu hazwi icyo bita zahabu yo ku rwego ruhambaye. Ariko se hazwi zahabu cyane, cyangwa se ari zahabu cyane gusumbya wenda hano za Warikare? Hari kiriya kirombe cya Alpha Mine cy'Abanyakanada giherereye hariya muri za Warikare, aha hantu haraharuta? Ntabwo nahageranya wenda kuko nta bushakashatsi nakoze bwimbitse umenye ngo harimo ingana gutya, ariko ni ikintu kizwiho kano gace nuko ari agace kiberamo zahabu gusa, ni muri zahabu gusa. Yego. Ndetse hakaba hari n'ibirombe byagenzurwaga n'Abanyakanada. Yego. Ariko bya bintu nyine by'uko Kongo buri wese ari nka Django, buri wese agenda akishakira uko imibereho. Hanafatiwe M23 yaje kuhasanga abashinwa 20 bose. Ntabwo ari abarwanaga, ntabwo ari abasirikare, ni abakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko urumva ko ntabwo ari mu buryo bwemewe n'amategeko, kubera ko ubusanzwe ahantu ni mu bwatsi bwa Canada. Yego. Bw'izi kompanyi z'Abanyakanada. Ngayo nguko rero nuko bimeze, byamaze kurangira M23 yahafashe, ndetse icyerekezo kindi gishobora iribuze kubikora nko ku munsi w'ejo. Yego. Iraza gufata na Mwenga centre, tayari bifashe ino teritwari ya Mwenga izisanga na teritwari ya Walungu.
wabonye ko na Bertrand Bisimwa yamaze kubidutangariza mu by'ukuri avuga ati Walungu kuri ubu biragenzurwa na AFC M23. Nuko rero intambara imeze, ariko iyo ukurikiye ubona ko izi ntambara zo muri aha ngaha n'ubundi zigamije kugira gute gukomeza kuribera cyangwa se gushaka kubohora Uvira. Yego. Nicyo kintu nizo mbaraga ndi kubona bari gushiramo cyane kugira ngo mu minsi iri imbere wenda hazabeho, ariko bagiye banakubitangaza ku rukuta rwa X bakavuga bati abaturage bo muri Uvira rwose mwihangane gato mu minsi iri imbere muraza kuba libere. Kisangani mwihangane muraza kuba libere. Bari kutumba ndimo ndumva ngo hagarariye abazarendo ngo bande bariya bari buze kugwa gitumo uriya muri barirukankira ariko mu Burundi n'ahandi bahungirane mu Burundi, ariko z'u Burundi buraza kubakira. Hanyuma ntabwo tubizi niba buri ariko buraza kubakira, ntabwo yakwanga kubakira. Ariko mu minsi iri imbere icyo nari mbihereyeho nuko u Burundi hari amakuru maze kwakira ya breaking news avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva, ariko abamuserereza bakunze kumwita amazina wenda ntari buvugire hano. Ibyo ngibyo twebwe ntabwo tuba twaje kugira ngo dusesereze umuntu, tuba tukisengura ibiri kubera hano. Hari amakuru agaragaza yuko agiye kuza kugira gute mu Rwanda mwibanga ariko rikomeye cyane mu rwisho, ashobora kuba ni na za kamera nta kamera zizaba zihari ngo gusaba imbabazi u Rwanda. Gusa ibyo birashoboka, birashoboka, byose birashoboka. Nta kidashoboka munsi y'ijuru. Ngewe ejo bundi ntabwo ndi kuvuga itariki, ariko nabonye ubwo Neva yaganiraga na France 24 yavugaga ko ngo afite amakuru yizewe. Ngira ngo abantu wenda bakunda gukurikira imbuga nkoranyambaga byone barabibonye. Afite amakuru yizewe ko ngo u Rwanda rurimo gutegura intambara rwifashishije abantu bahunze mu mwaka 2015 ngo nabwo bigeze kushaka kubikora, bashaka gutera Bujumbura, ariko ngo umugambi urapfuba cyangwa se Neva awuburizamo. Ibyo rero ngewe numvise avuga gana n'ikinyamakuru 24 France 24, nibuka neza ubwo yaganaga n'ikinyamakuru BBC Gahuza, yavugaga ko ngo u Rwanda afite amakuru ko ruri kwifashisha Red Tabara na M23 banyuze mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagiye gufata Bujumbura, hanyuma ngo nawe ngo azatera agafata Kigali anyuze Kirundo. Ibyo ngibyo urabyibuka biriya byose ntabwo ngiye kubisubiramo. Na bya bindi byabanje mbere yaho avuga ko ngo u Rwanda ngo amoko tugira hano mu Rwanda amacakubiri ibiki, intambara zabaye hari mu Burundi 59 ngo byose byaturutse isoko yabyo byose ari hano mu Rwanda, ndetse n'ibiri kubera hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo yangaya uhereye muri 1966 kugeza uyu munsi byose bituruka ku macakubiri ya hano mu Rwanda, bya bindi ngo byo kugira amoko ngo abahutu n'abatwa n'abatutsi ngo twitwaza, ari nabyo ngo byatumye ngo nibyo u Rwanda rugenda rurisha ruvuga ko ngo hari jenoside ngo yakorewe abatutsi kugeza amagingo angaye. Ibyo ngibyo akabivuga asa n'ushaka no gupfobya jenoside. Niba ubyibuka neza ubwo ari mu masengesho muri Vision de Jésus Christ kuwa 16 ukwezi kwa gatatu mwaka 2025, icyo gihe nabwo yabikomojeho nibwo yavugaga aya magambo maze kuvuga hejuru. Ubu ngubu rero ngiye kumbwira ngo Neva noneho ngo araje mu minsi yashize mperutse kumubona yikoreye n'umusaraba. Ari ikintu cyagaragaye, ariko ikintu cyagaragaye ngo nuko uko bukeye nuko bwije niko umusaraba yikoreye ugenda wiyongera. Ntabwo mbizi, ariko abantu nyine nibyo kuvuga nkoranyambaga nyine byabo nuko buri wese yivugira ibye. Ariko ikintu kiriho wenda nshatse kugarukaho, ayo makuru wenda wakiriye kuba avuga ngo ashobora kuza agasaba imbabazi u Rwanda. Yes, ni byiza kubera ko wenda biri muri rangaje yo gusaba imbabazi. Iryo jambo gusaba imbabazi ryo ubwabyo rifite icyo risobanuye. Ku ruhande rumwe birashoboka, ari ngiye ku rundi ruhande ngiye ntabwo byumvikana ukuntu ejo bundi niba ntibeshe neza ubwo yaganaga n'ikinyamakuru 24 ni mu mpera z'uku kwezi kwa kane, ntabwo ndi kwibuka niba atari 27 z'ukwa kane, ni nyuma yaho gatoya. Ni gute bambwira ngo kandi urabizi tuzi ko u Rwanda n'u Burundi nibo bafashe ya mbere bafunga umupaka, bari kuducurira indagara n'imikeke n'ibiki n'ibindi byinshi ntazi. Ubu kugeza amagingo angaya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ruvende Ugere yavuga ko hariho ibiganiro bishobora gutuma haba abakuru b'ingabo n'ubutasi, noneho hagatangazwa n'uburyo ahubwo Neva
akomeje kugenda agaragara mu biganiro n'abanyamakuru ahubwo asubiza adindiza ibiganiro. none ni gute wabwira ngo none hajye kuza mu Rwanda? Ngiye ahantu ntabwo ndi kubona. Njyewe mbona ko nta kinyuranyo kiri hagati ya Neva ndetse na Tshisekedi. Yes, ni bamwe ni ukuvuga ntago wavuga ngo ni umuntu abantu bo kwizerwa ngo bakwemera ikintu ngo baragikora. Reka ntabwo bibaho. Rimwe bavuga ibi ubundi bakavuga ibi ubundi bakavuga ibi. Navuga ngo ni abantu batari serious. Ni abantu batari serious mu byo bakora. Rero kuba iyi nkuru yagiye hanze, yego ashobora no kuza ariko ntashyire mu bikorwa ibyo avuga. Ejo bundi turaza kubona indi interview arimo aravuga n'ubundi bintu nka biri. Urumva asura mugabo ati koko uri kumva. Ntekereza ko njyewe namaze kubakuraho amaboko, ntago ari abantu bo kwizera cyangwa uvuge ngo murajya kugirana deal ngo amasezerano ngo bayayubahiriza. Reka ahubwo ntekereza ko ubwo u Rwanda by the way ikintu agomba kuza gusabira imbabazi u Rwanda ni amagambo by'umwihariko amaze iminsi avuga. Ariko nanone harimo no gukorana na FDLR. Urabizi ko u Burundi cyane cyane buri gukorana na FDLR muri iyi minsi. Rero amakuru twakuruye ngo nuko ngo yabonye ngo Kongo ngo irimo irashaka gukemura ibibazo, ngo na Amerika ibikemura, ngo na SADC ikaba iri kuva muri Kongo akabona ari guhasigaye wenyine. Kandi wa mugani ariko hari ikintu njya mvuga wa mugani ko u Burundi nta nubwo muri iyi ntambara turumva Kongo ibushimira. Yaba n'ama statement agiye n'inama ntabwo burimo kwitabira. Sindumva bavuga Burundi. N'inama izi nama ziri kuba nta Burundi uretse uyu mugabo Maxime Privora minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi wageze muri kano karere niwe numvise wageze mu Burundi, naho abandi bose nta witaye ku Burundi mbese mu magambo makeya. Rero urumva ko ntabwo ngiye mbona yuko n'ubundi hari ikintu ari buzize kugira gute. Ntabwo mbona yuko ari buve ku izima by'imyitwarire yarasanzwe afite. Ariko ubwo reka dutegereze turebe. Yes, hanyuma rero nk'uko twe tumaze kongera kubikomozaho n'ubundi icyiciro cya mbere cya SADC kimaze iminsi gitaha, kikaba cyatashe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Ariko noneho mbere yaho ku itariki n'ubundi ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 abacancuro b'Abaromaniya bari batashye nabo banyuze ara ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bose bagahabwa inzira n'u Rwanda. Abo bose bagahabwa inzira n'u Rwanda kugeza amagingo angaya ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 nibwo abayobozi ba SADC bakoze inama bemeza ko bagiye gukura ingabo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birakomeza birakururuka birinda kugera mu ruko kwa kane ku itariki ya 29 twababwiye ingabo icyiciro cya mbere gitaha n'ibikoresho by'abanyuze hano mu Rwanda bari mu makwasteri n'amakamyo cyangwa se za rukururana zihetse ayo makontineri cyangwa se ubwato bw'intambara. Ejo bundi ku itariki 3 mu ijoro ahagana saa 2:45 hafi saa 3 gutyo hari ibindi bikamyo n'ubundi byanyuze hano mu Rwanda byikoreye n'ubundi bikoresho bya SADC kugeza amagingo yangaya ikaba igikomeje gukurura igihe cyo kuba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ugiye kuri busanga ibi ngibi bishatse kuvuga iki cyangwa se biracura iki, hari ikindi kintu gishobora kuba kihishe inyuma wenda y'ibyo twebwe tubona kayamvugo ya babandi wenda nk'inyuma y'amarido. Hari ikindi kintu cyaba kiriyo kihishe cyangwa se wenda amakuru mbese ariho kugeza amagingo atuma SADC idataha na yahe, ushobora kuba bitubwiraho muri makeya? Wenda ntabwo ndi bujya mu bya mbere cyane aho bari bafite icyizere yuko bagomba kwisubiza ibi bice bakanategura n'ibitera ariko bigapfuba. Ariko ngarutse hino cyane amakuru agaragaza ko bafashe umwanzuro wo kujya bataha mu byiciro bitewe n'uko batahiye rimwe
byari guteza icyo bita akavuyo gakomeye cyane bakaba bahabwa urw'amenyo abantu bagahurura bose kuza kubareba dore ko banabujije n'itangazamakuru kuhagera ariko ntibyabujije gufotora urabona ko banafashe n'umwanzuro wo kujya bataha mu kabwibwi cyane cyane guca mu Rwanda bwije kuko se uravuga ngo urabizi neza ko wari urimo urategura gutera igihugu none n'icyo urimo uranyuramo uzinze umurizo so biteye isoni zikomeye cyane ariko ngo ntabwo bemera ko batsinzwe uyu generali Mampwanya Ruzana umugaba mukuru w'ingabo za South Africa yavuze ko ngo batatsinzwe bazikuyeyo ku bushake oya nta kundi yavuga ariko baratsinzwe ku mugaragaro na n'uyu munsi ugiye igoma muri ibi bigo biri igoma amadarapo y'umweru aramanitse idarapo ry'umweru cyangwa se ibendera ry'umweru ni ikimenyetso cy'uko watsinzwe urugamba bamanitse amaboko aho SADC iri idarapo ry'umweru riramanitse amadarapo y'umweru aramanitse agaragaza ko batarwana nyine batsinzwe nyine ubwo iyo bari mu mirwano cyangwa iyo batemera ko batsinze bazamura iki bazamurira isa gute hoya barizamura ntabwo barizamura barakomeza ubwo ni nabyumvise ko ntariba rikenewe isasu niryo rivuga isasu niryo darapo rero uyu mugabo kuba yavuga gutyo ni imvugo nyine zo kugira isoni no kugira gute ariko baratsinzwe ni ukwikura mu kimwaro ndetse n'umuntu wese arabizi yuko batsinzwe yego ni kuvuga imvugo nyine ntabwo bajyaho ngo babyemeze byabisebetse rero ni ukuvuga ngo ikintu gihari gituma bakomeza kugira gute gutinda gutaha nicyo ariko nanone hari ikindi kintu cy'uko bano bantu bari hanigoma mu bigo byabo bari bafitemo zahabu n'ibiki byose bavuga bati tugomba kuzitahana n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntekereza ko ibiganiro nk'ibyo cyangwa byo ku buryo bashobora kunyurana intwaro mu Rwanda yewe n'izo za zahabu bakaba bazihanyurana ibyo ni ibintu ntekereza ko byatumye ibintu bitinda kuko hari n'amakuru twagiye twakira yuko bagomba kuba bataha nk'uyu munsi ugasanga barivumbuye ku munota wa nyuma bitewe n'iki bitewe n'uko kondisiyo wenda bashyiriweho na AFC M23 ifite umujyi wa Goma cyangwa se wenda n'u Rwanda aho bari guce bumva batazishoboye nibyo rero ikindi wenda nakongeraho nibyo numvise ariko sinzi niba ari byo bivugwa ko hari abasirikari ba Malawi bafite cyangwa se bafatanywe ibikoresho bya elegitoronike hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 23 ikabwira iti muzane ibyo bikoresho ntabwo ari ibyanyu nibyo mwibye batireka data twarabiguze muzane fagitire bakayibura icyo cyo nicyo cyangwa se wenda no guharabika Goma haba ubujura nk'ubwo yego kibasira mangazine icuruza ibintu bira elegitoronike n'ibindi nk'ibyo nacyo kiri mu gituma badata ikindi ibyo ni nk'ibyo byose bikoma mu nkokora nyine ikindi numvaga ngo bapfa ibintu bijyanye n'ibifaro bavuga ko ngo hari ibikoresho ngo M23 iri gushaka kwiba SADC nayo iti ntabwo twabemera gukena gutyo ugasanga ibyo bintu bari kubipfa nabyo ni ibishobora kuba bituma bakomeza kuba mari igihe kinini hano wenda bari nko mu kugenzura cyangwa se wenda classification y'ibikoresho byabo y'iki bintu nk'ibyo nose turabizi neza yuko umwanzuro wafashwe ari uko SADC igomba gutana ibikoresho byayo yego ariko ibya FARDC bikaguma he hariya mu birindo bya M23 mbese kandi urabizi ko bari baravanze ibikoresho mbese mu bigo bya SADC harimo ibikoresho bikomeye cyane bya FARDC ubwo rero niba SADC bashaka kubicyura kandi M23 yarabihakanye urumva ko ibyo byose nibyo bigira gute bitanga kudindira kuko bagomba kugira gute gutaha ariko ibya byose ntabwo bari burenze uku kwezi kwa gatanu kuko M23 nayo yarabahagurukiye ntabwo ibashaka igoma yego yabafatiye imyanzuro ikomeye cyane nta kindi cyaba kihishe inyuma y'ibyo ngibyo nibyo bituma badataha ni ibyo ngibyo tumaze iminsi turi kuva amasezerano yabereye Washington DC hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe hakaza na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Niteza Kayumba Wagner ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Aya masezerano asinywa hari kuwa 25 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025
ni amasezerano agamije kugarura amahoro cyangwa se kongera guhuza u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyangwa se hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi. Aya masezerano umuntu uri kubigiramo uruhare rukomeye cyane cyangwa se ufite mu kuboko gukomeye cyane ni Donald Trump. Aya masezerano mu by'ukuri ashaka kuvuga iki cyangwa se wenda azadufasha iki wenda muri ibi bijyanye n'iyi mirwano iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Dore twebwe turabona ko ari hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko noneho hari guhitazamo M23 kandi M23 ishinjwa kuba ari igikoresho cy'u Rwanda hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na FDLR nayo igashinjwa kuba igikoresho cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda niko rukunda kuyishinja nyine ko babahaye intebe bakamenyeza no mu gisirikare. Ibi ngibi byo bishatse kuvuga iki wenda, cyangwa se abantu baraza kubyumva bate, cyangwa se umuntu bifitemo inyungu muri aya masezerano? Abandi wenda njya numva niba navuga ngo babagiye urusije ariko simbizi, uragira ngo uraza kudusobanurira. Ni bagendera ku isoko ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abandi bakagendera wenda ku ntambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu bimeze bite hagati aho ngaho? Kuki u Rwanda rugiye gusinya amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba rufite M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ntekereza ko u Rwanda kuba bagirana amasezerano wenda mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, urabizi ko ntabwo nta nubwo ari byensiri ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nta nubwo ari nayo gusa, harimo ibintu byinshi. Harimo kuba warabyumvishe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka gukorana n'u Rwanda ngo yohereze impunzi. Yego, nabibonye. Harimo ibintu byinshi cyane mu by'ukuri. Yego. Ikindi, amabuye y'agaciro u Rwanda narwo rurayafite. Yego. So ni ibintu byumvikana cyane. Rurayafite. Twabonye n'uriya intumwa ya Trump muri Afurika asura ibirombe bigiye bitandukanye mu Rwanda. Yego. Ariko hakaba n'inkuru yavumbutse igaragaza yuko ngo muri ayo masezerano agomba gusinwa harimo nuko ayo muri Kongo ahubwo yajya acishwa mu Rwanda, ayo Amerika yaguze muri Kongo agaca mu Rwanda, akatunganyirizwa mu Rwanda. Ntatunganyirizwa hari, agatunganyirizwa hano mu Rwanda. Oya, mu Kongo ntabwo ifite ubushobozi bwo gutunganya amabuye. Hano mu Rwanda ni twebwe dufite ubushobozi. Niyo mpamvu nta yindi. Ntabwo kandi ibihugu nka biriya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bitwara amabuye adatunganyije. Yego. Rero urumva ko ni ikintu cyumvikana, ni ikintu gikomeye cyane. Urumva ko harimo n'inyungu ku bihugu byose, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ndetse n'u Rwanda na Amerika muri rusange. Hari ibindi naje kubona ko muri Kanama hagomba kuzaba amasezerano, hazasinywa amasezerano y'ubukungu hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame ndetse imbere ya Donald Trump muri White House. Ayo masezerano ngo niyo ya nyuma navuga azaba, ariko byari byanatangajwe ko n'uyu nguyu Emile wa Qatar cyangwa se bara bose bagiye bagira uruhare mu buhuza. Ahanini bose nagiye kumva bavuze urutonde rw'abantu benshi cyane bazajyayo. Ako ngako nari nkavuze kugira ngo nako tunze kukongeraho. Hanyuma tubwire rero wenda ibiri hagati ayo masezerano areba iki kuri M23? Amasezerano birumvikana ntacyo areba kuri M23. Yego. Ayo yo hagati y'u Rwanda na Kongo nyine areba u Rwanda na Kongo na Amerika. Yego. Ariko kuri M23 nta kintu agize gute abarebaho. Kuko ayabo agomba gusinywa hagati yabo n'ubutegetsi bwa Kongo. Ubwo kandi iyo process nayo irahari kuko iri muri Qatar, Doha. Urumva ko ubwo ntekereza ko n'ibyabo bizamara igihe kuko nk'ubu ibiganiro ntabwo biratangira nyirizina. Yego. Turi kumva ko haracyari urugendo. Yes. Hanyuma ikindi wenda twahoze tuvuga wenda ku bintu bijyanye n'abantu wenda bagwiriwe n'ibirombe, niko nagiye numva cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya za Ruhihi byagiye bivuga ko ngo hari abantu bagera kuri 20
nibyo nasomye ariko ngewe ntabwo mbizi, ntabwo nagira ngo mbikubazeho, ariko nibyo nasomye bivuga ko abantu bagera kuri 20 baguriwe n'ikirombe hariya muri za Ruhihi, nibyo? Nahoze mbona ahubwo ngo ni 25. Biyongereye ni 25. Nahoze mbona ngo ni 25. Ngo bwari n'ubucukuzi ariko butemewe. Oya, buremewe, ahubwo buriya ushobora gusanga nk'imicukurire yabo nta koranabuhanga ryazamo cyane mu bucukuzi bwa hano. Urumva niba kuko tuvuga nko mu Rwanda ntago abantu bagicukuza udupiki, yego, ariko hano muri Kongo abantu baracyacukuza udupiki, yego, ni uburyo gakondo bukoreshwa, yego. Rero hakenewemo n'ikoranabuhanga, kuko ikoranabuhanga, uburyo bwo gucukura bw'ikoranabuhanga bugabanya impanuka, bugabanya impanuka zituruka ku ntuza ku bucukuzi bw'amabuye. Yes, rero bwana Mupenda Joel, rero kangushimire cyane. Ikindi kintu twasorezaho wenda no kubabwira ko AFCM 23 imaze gutangaza koordinateri wayo mu mahanga ubahagarariye muri diaspora. AFCM 23 uyu mugabo akaba yitwa Willy Nshuti. Muzi kuri Twitter cyane, abagabo mu gutanga imyanya barasobanutse. Hari umuntu wo kwiyikina. Guhera M23 Rwanda yabaga ari kuri Twitter we n'abandi bagenzi be baganira, ese twakora iki, ese tute ibintu nk'ibyo, ese twashyigikira gute umutwe wa M23. Rero ku rubuga rwa Twitter ngira ngo yitwa activist. Yego. Nabonye amaze guhabwa izo nshingano asimbuye witwa Willy Manzi. We wagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wungirije. Yego. Ari nawe uri kugira uruhare rukomeye cyane mu ibakwa y'ira mihanda za Sake Masisi, narabibonye kuri Twitter ye akunze kubipostinga cyane, nkabona kari uri muri ibyo bikorwa cyane. Bafite gahunda cyane. Bafite organisation rega abantu, bafite organisation y'abagabo rwose. Yasereka mbashimire cyane rero, murakoze cyane kuba mwadukurikiye cyangwa se musimbukire ku karere kacu, hanyuma mukore subscribe ndetse share na comment, hanyuma muze no kuri Blue ITM. Urumva ko no ruvange noneho ni murangiza rwose mukatubwira muti ibikorwa muri gukora cyangwa se n'ubusesenguzi bwanyu, ibyo muba muvuga cyangwa se ibiganiro byanyu ni byiza cyane, mwakomereza aho ngaho, cyangwa se ubutaturumva mwatuganira kuri ibi ngibi bizarushaho kuba byiza cyane. Hanyuma ikindi rero hari groupe WhatsApp ukunda gutanga, abantu bashobora kuba batubonaho, bazajya babonamo n'amashusho y'intambara cyane cyane nk'abantu baguye muri iyo mirwano cyangwa se iki n'ibindi bitemewe kujya kuri YouTube. Ikimenyetso cyo guteranya 78 900 53 aho ngaho ushaka kuza muri iyi groupe atwandikire, tumushyire muri iyo groupe ajya abona amakuru agiye atandukanye ndetse by'umwihariko n'amashusho umuntu aba atabasha kugira gute gucisha hano kuri YouTube, kuko YouTube itabyemera. Yego. Urakoze cyane, ndagushimiye. Reka nanjye mushimire bwana Emmanuel n'abandi badukurikiraga, ubwo dusubire mu bindi biganiro. Yego, urakoze cyane.